Imana ikurinda agahinda muri aya materaniro. Kugira ngo Imana ikurinde agahinda muri aya materaniro.
haleluya ibyakozwe n'intumwa 13:23 ari buhera haleluya ariko bishamokera uwize yakihanganira ibimugerageza ngo Yesu yahageze dufite Imana yumva amasengesho dufite Imana yumva amasengesho iyo twizeye irakomeye iyo twizeye irakomeye kudusomera turagendana vuba Bibiliya ivuze ngo iki yakozwe no 13:23 bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe bategeka umurinzi kubarinda cyane nawe aba ategeka nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati akomeza amaguru yabo mu mbago ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga ariko mu gicuku Pawulo na Sila bagira guterata barasenga bararirimba niyo mpamvu ndakuririmba uwo mwanya iminyo yigira gute inzugi zirabititi izindi ngo zirabyumva yego uwo mwanya habaho cyinshi igishitsi cyinshi gikigiye kubera hano hantu impapuro z'inzu ziranyeganyega yego inzugi zose zirakinguka yego iminyururu ya bose iradohoka iminyururu ya bose igira gute iradohoka bwira umuntu muri kwiga umunyururu wose wari warakuziritse uyu mugoroba ugiye kudohoka Pawulo na Sila haleluya bari mu nzira barimo barigendera haleluya haza umukono wari utewe na dayimoni ariyoberanyaho arabakurikira aravuga abantu n'abantu b'Imana Pawulo abonye ko arimo kubiyoberanyaho aravuga ati dayimoni mva inyuma
bati nakora gute nabigenza gute basi kugira ngo mvurikire uyu mugabo mwamenye. Baravuga ati nta kindi nukwakira Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nta kindi Yesu ashaka nuko umwakira neza by'ukuri ugakora iby'Imana ishaka. Haleluya. Arabajyana mu rugo ajya kuba barakaraba n'ibiki byose bakomeza kuganira, ariko abasirikare baravuga ngo babarekure bagende. Pawulo aravuga ati hoya ntabwo napfa kugenda gutyo. Haleluya. Biragatsindwa. Imana nigutabara wa murozo hora gukuroga azabone ko hari Imana yagutabaye. Imana nigutabara babandi bavuze ngo zapfa nawe bazabanze babibone. Imana nigutabara babandi bavuze ngo ntabwo ntabwo zarumaramo kabiri bazabanze babibone. Imana nigutabara babandi bavuze ngo biragucanze bazabanze babibone. Haleluya. Aravuga ati hoya mwadukurikiye ku karubanda ntabwo turi bugende mutadukuyeho icyasha mutadukuyeho icyaha mwadushyizeho turenganira ubusa. Mu yandi magambo ahantu hakubitiwe aho niho Yesu agusanze. Mubwire ngo ahantu hakubitiwe aho niho Yesu agusanze. Ariko muracyahari rata? Ariko muracyahari? Muracyahari? Mama urasetsa mata Imana irasetsa Imana irasetsa we Mama urasetsa. Ariko we ganga Imana yacu iraryoshye. Ganga iraryoshye. Ganga iraryoshye. Babandi bari bazi ko birangiye abandi bo bajya kubwira ngo humura. Ano bajya kubwira ngo humura bakiri humure ry'Imana tuve no kubanzi bawe. Amen. Turi abantu bagihari. Abantu bagenda bazamure cyane. Haleluya. Abantu barakaye nimuvuge haleluya. Ntabwo babura. Abantu batashye nibazamure cyane. Haleluya. Abantu bagihari buzuye mwuka w'Imana sema haleluya. Ngaho basi kubita igitwenge cya shitani. Hari umuntu utabikoze agiye guseka wenyine. Oya kubita igitwenge cya shitani kiyahure rata. Impamvu bagabo mujye mukubita igitwenge batubabaje kenshi cyane, ariko twageze mu nzu y'Imana tugomba kwisanzura. Haleluya. Ntabwo ngo ujye useka rero utere shitani umujinya. Amen. Yesu we narababwiye ngo hari igihe umara nta muntu wagwana ako kabisa uheruka ngo ndagukunda cyagiye mu fiyansani. Haleluya. Ariko iyo ugize amahirwe wagera mu nzu y'Imana murakubwira ngo ndagukunda uzareba ukuntu itubyibuha wumva. Abagore muri iyi minsi babuze keya. Abagore babuze keya muri iyi minsi. Abagore dukeneye keya. Tuyitire cyangwa batuyicane. Abagore dukeneye keya. Imana idukureho imibabaro, Imana idukureho imivumo, Imana idukureho igisuzumwa dusubirwa n'abantu bose. Iyo wahawe keya urateka warya ukumva birimo biramanuka. Ayiwe wenda ndigufasha. Iyo wahawe keya bagutetesheje uwo munsi umugabo mufata neza ukamwubaha. Abagore dukeneye keya. Abagore Imana iturinde ibisazi. Abagabo na Imana ibarinde ibisazi. Abagabo nabo bakeneye keya. Hakenewe keya. Mugabo nibaduhe keya mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ubaye aho ngaho umugabo atari yakubwira ngo ndagukunda, aramubwira ngo uramukunda, watinye kubwira ngo baramukunda warabibuze. Ibi ngaho tukagura ikigo gira igicucu ntacyo umaze uruwa kurya gusa uruwa nguwo nta kindi. Imana nidukuraho igisuzuguro mu ngo zacu ahubwo duhabwe keya mu izina rya Yesu. Imana idushyigikire. Muri iyi minsi abantu barananiwe, muri iyi minsi abantu bararushye, kandi nkavuga ngo mwabagore mwe abatwaye abagabo banyu babagarure mu izina n'abandi kubibona. Abatwaye abagabo banyu babagarure, n'abatwaye abagore mbese bagaruke. Nta mpamvu zo kujya
kubonera ubundi babonera nkandi nta soni. Imana idukubitireho idukurireho igisuzuguriro, Imana itumara imibabaro. Nagiye kubona mbona abagore benshi batuzwe n'amarira. Tugomba gutungwa na keya, tugateteshwa, tugahabwa ibyo kurya bikwiriye, pana gutungwa n'amarira. Abagore murimo marira ahantu hatagaragara, mwarangiza mukisiga vungate, mwarangiza mukambara neza mukagira ngo ibintu ni amahoro, ariko amarira muri kurira hari ahirya Imana yarayabonye. Imana yabonye amarira y'abagore, Imana yabonye amarira y'abagore. Bagore Imana ibakwiyeho urushyi, bagore Imana irabatabaye, bagore Imana irabarengeye. Amara maze iminsi murimo kurira kuko Imana yambwiye ngo irabarengeye abagore, Imana yambwiye ngo irabavuganiye, Imana yambwiye ngo irabataba, Imana yambwiye ngo irabatabaye. Murananiwe murarushe, hari icyagira Imana ikuye ku buzima bwanyu. Bashatse umugabo ukunze ariko niwe uri kubaza igitanda n'ikigoroba. Mugabo nawe ushaka umugore umukunze ariko uwo mugore niwe urimo kukubabaza igitanda n'ikigoroba, ariko ijuru ryabibonye, ijuru ryabyitegereje. Imana ije gutanga ikindi cyubahiro mu ngo zacu, Imana ije gutanga agaciro mwa bagore mwe, Imana ije gutanga agaciro mwa bagabo mwe, Imana irangwa nimwongere mwakire icyubahiro mwa bagabo mwe. Imana iraturwaniriye, hari ikintu Imana ikoze, hari ikintu Imana iremye. Haleluya. Reka dusome mu gitabo cya Zaburi n'ubundi, Zaburi ya 91. Ndashaka abagabo babiri baze bamfashe. Benjamin ngwino hano, nawe ngwino mfashe. Data yambwiye uri kuza ngo Imana ikurinze ubumuga bw'amaguru, niko Imana yavuganye nanjye. Kandi Imana yambwiye ngo ujya kwakira umugisha tutana kongera akakuriganya. Imana irambwiye ngo ukinjira ahangaha ntabwo uzongera kwiga mu byawe byose mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo iguhaye ubuzima, Imana yambwiye kurinze uburwayi bw'umutima, Imana yambwiye ngo mu buhumekero bwawe ikozemo irahageze. Imana yambwiye ngo ikunze gupfa ukenyutse bakumva ngo birarangiye. Imana yambwiye ngo yakurinze impfu nyinshi ibyawe biba byararangiye. Imana yambwiye ngo n'ubundi kongereye iminsi yo kubaho. Imana yambwiye ngo hari titifo, hari imbaraga z'abarozi Imana ikubise ku buzima bwawe. Negira hino umuntu ufite sharupe nini n'ahinize cyangwa se igitenge. Eko hagira abantu baza bayifate, hagararamo hano hagati. Ubwo singuhanuriye ihagararira. Hari undi muntu ufata hano, urahagararamo hano hagati. Eko Bibiliya iravuze ngo Zaburi 91. Biravuze ngo uba mu bwisho. Bibiliya iratubwiye ngo uba mu bwisho bwisumba byose. Ariko mwambete hano mwazamuye cyane. Haleluya. Abantu mugende mwazamuye cyane. Haleluya. Abantu Imana igiye gushyira mu bwisho mwazamuye. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo uba mu bwisho bwisumba byose. Wagiye vuba vuba. Uba mu bwisho bwisumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Mu yandi magambo genda gakeya, uyu muntu ari mu rwihisho, uyu muntu ari mu rwihisho rwisumba byose. Yego, naho bamuteza amahembe ntabwo azamufata, naho bamuvuga amagambo ntabwo azamufata. Azakomeza urugendo, azakomeza akomere, nta kizamutera ubwoba kubera ari mu rwihisho. Niyo yaburara ntacyo bizamutera, niyo yakambara ubusa, nubwo imiryango yamwanga, nubwo umugabo yamuta, nubwo umugabo yamwanga, nubwo bamusuzugura, nubwo bamurwanya, ariko ari mu rwihisho. Ariko mwageze gake. Oya, niyo bamupangira kuzamurangiza inama zigaterana, ariko zizaterana
ndabwira Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye ngo ndabwira Uwiteka uri ubuhungiro bwanjye bugenze gakenda cyari mu rwihisho uyu muntu avuye mu rwihisho hari abantu bamushutse we no wigire mu kabari we no wigire mu busambanyi we no wigire mu bibi uyu muntu yasohotse mu rwihisho yego iyo usohotse uvuye ku Mana uhura n'ibibazo uhura n'ibisazi uhura n'ubukene uhura n'amagambo bya bindi byose navuze haruguru bya bindi birakwataka bya bindi bikagufata byose kubera bavuye ku Mana yego iyo uvuye ku Mana ugatima aho gakeye isi irakubona isi ikagutahira ubukwe isi ikakutitifu iyo uvuye ku Mana ukayita urakora ntibyemere ibintu byose ukoze bikanga kubera wataye Yesu mu yandi magambo rero ntihazagira ikintu kibakura mu rwi Konde ni hehe icyerekezo ni hehe umugabo mwiza ni hehe amafaranga ni hehe ubukwe bwiza ni hehe kubaka urugo ni hehe mu yandi magambo ntihazagira ibituma uva ku Mana kuko ibyo dukeneye byose biri ku Mana komeza ndabwira Uwiteka ni ubuhungiro bwanjye ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingi ubuhungiro bwanjye n'igihome cy'inkingi Imana yanjye niringira amen avuga ngo amen Imana ni kubera ubuhungiro mugihe Imana ni kubera ubuhungiro ngira nk'abantu batatu Imana ni kubera ubuhungiro kuko mbona mu bwana mutabishaka mugihe Imana ni kubera ubuhungiro ariko amen nimujye kwicara Imana bakugisha iri jambo riraryoshye cyangwa ntabwo riryoshye irakora cyangwa ntabwo ikora iratabara cyangwa ntabwo itabara arafashijwe mwakomeye Imana amashyiga afashijwe arafashijwe